Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje kokosora ikizame kiba cyakozwe uyu munsi kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugiye ngo tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira ngo ukosore ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe cya gifite ibisubizo bine, ugahitamo icy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko impamvu dukosora ibizami byakozwe, ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe cyakozwe, wazagirwaho mu kizame cyawe ukabona hari ibibazo 5 byagarutse byo mwa kino kizame kimwe wakoze, ukabona hari ibibazo 8 byagarutse. Rero kugira uzagirweho ukorere imwe utsinda bigusaba kubona imyitozo ihagije. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe, isomo ryose ryagufasha kugira ngo ukosore bino bizami bitakugoye, uhita uyabonera ku gihe kwa ino YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Rero ndakeka ko mugiye gufata udupapuro mukagenda mwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro, mukaza kureba amanota mwari kugira mwa kino kizame cyakozwe. Bibutsa ko kode zihari ziri kuboneka, mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0788151626. Turangiza umwaka dufite ama provisoire, uriya mwaka ugiye kuza tuzatangire duhita dushaka noneho amakategori. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare tubafashemo tubashakire kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko, uri kure, ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa uri hafi gukora, uri kubura iminsi 2, uri kubura umunsi umwe, cyangwa n'umunsi wageze uri kubura amasaha, uratwandikiye cyangwa duhamagara tukaba twakugira inama. Waba ufite umwanya tukaba twakwigisha aho waba uri hose mu gihugu mu buryo bwa online, wazagirwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0788931626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro rero, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite, gifite ishusho ya mpande 3. Iyo bavuze ishusho y'icyapa ni gutyo uri kubona kimeze. Ese uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari impande enye, cyangwa uri kubona ari impande 3? Rero kino cyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iki cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo 4 baba baduhaye, urahitamo icy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 nka kino kizame cyabajijwe uyu munsi. Aravuga ngo iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri, mbega ngo iteme rinini kandi rirerire. Seka ngo ifungana ry'umuhanda, naho deka ngo iherezo ry'iteme rifunganye. Hano babona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano kino kinyarwanda baba bakoresheje kubera ko tumaze kumenya ko hari abadukurikirana wenda batarakunze kuba mu Rwanda cyane. Iyo bavuze iteme ni kimwe n'ikiraro. Rero rino jambo niribe ryakubera imbogamizi ritume udakora ikibazo. Iteme ni kimwe n'ikiraro. Ese hano babona igisubizo cy'ukuri ari ikihe mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se ifungana ry'umuhanda. Urabona ko mwa bino birango bya kino cyapa, umuhanda watangiye ari munini, ugeze imbere haba iburyo haba ibumoso hatuma habaho gufungana k'umuhanda. Kino cyapa rero kirakuburira niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira ko ahantu ugiye kwinjira cyangwa ugiye kugera hari umuhanda ufunganye, kugira ngo umenye ingamba ufata hakiri kare kugira ngo urinde abandi bari gukoresha umuhanda ibyago, nawe wirinda ibyago. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0788931626. Turangiza umwaka dufite ama provisoire, uriya mwaka uzaza tuzabe turi gushaka amakategori bitatugoye. Rero ndakeka ko ramaze guhitamo se ifungana ry'umuhanda, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Kugira umenye ubusobanuro bw'ibyapa uramaze ukamenya se kino cyapa kimuhe bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Namaze kuhakora video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Niba utari wayibona sura ku YouTube channel yacu irebe kugira ngo nubona ikibazo cyabajijwe ku byapa ntikizakunanire uzahita ugikora. Ndakeka ko umuntu wakurikiranye iyo video neza bino bibazo ari kubikora. Iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ni mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara 2 ariyo umutuku n'umweru. Iki cyapa gisobanura iki?
hano hari ibisubizo bine baduhaye rero, hitamo icyo ukora ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugera kuri 20. Irava mu isangano rifite ishusho ya ta, mbega ngo inzira idakomeza, sega ngo aho batelefonera naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo a ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, b ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na c ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni b, inzira idakomeza. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero b, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, mbibutsa ko namaze kuhakorera iyo video, subira kuri YouTube channel uyirebe kugira ngo ikibazo cyerekeye ku byapa cyere kujya kikugora. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga kikurura nubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Izihe romoroki? Aravuga ngo romoroki ifite feri y'urugendo, mbega ngo romoroki idafite feri y'urugendo, sega ngo romoroki itarenza ibiro 750, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo a akaba atari igisubizo cy'ukuri, b akaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na c akaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ukeneye kwiga by'umwihariko, uri kurena ibyagukunda guze twigane mu shuri, wasabye kode cyangwa ushaka kurangiza umwaka ufite provisoire, turakwigisha mu buryo bwa online. Uduha amasaha menshi, niba uriga nk'iminsi 3 urumva biragusaba amasaha menshi, ukaboneka twe tuba dufite amasomo imyitozo ihagije, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare tubafashemo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni b, romoroki idafite feri y'urugendo. Ese wari wagihisemo? Ese wari wacyanditse ku gapapuro? Niba utari wagihisemo ndakeka ko kigarutse kikatakunanira. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ari amatara maremare y'ikinyabiziga ntabwo yahora yaka igihe cyose, hari igihe kigera rero ukaba wayazimya. Ni mu kihe gihe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, nubona harimo icy'ukuri ucyandika cyandika ku gapapuro. Ubonye ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uba ushobora kuba uhagaritse video kugira ngo umenye neza ko amanota ugize kuri 20 ayo ariyo wari kugira mwa kino kizame cyabajijwe uyu munsi. Iyo ubonye uri kugira amanota make, watwandikira tukakwigisha by'umwihariko, cyangwa ukarushaho gukosora ibizame byinshi, cyangwa wabona uri kugira menshi ugakomerezaho, wareba nibiri kukunanira ukaba wantelefona cyangwa ukanyandikira kuri 078 935 16 26, ukaba wambwira ati negurira agasomo ndi hafi gukora, mu gihe ano masomo ngenda bashyiraho wenda uri kubona ari gutinda. Ukaba wanyandikira nkagutegurira agasomo, kagenda ukiga ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Amatara maremare y'ikinyabiziga rero agomba kuzimwa mu bihe bihe. Aravuga ngo iyo umuhanda umurikiwe, iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20, mbega ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, sega ngo iyo ari mu nsisiro, naho deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, ikintu bashatse kuvuga ngo a ni igisubizo cy'ukuri, b ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na c ni igisubizo cya nyacyo. Amatara maremare rero bagomba kuzimwa mu bihe bihe. Hano igisubizo cy'ukuri ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo nta kindi ni b, ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Murabizi nk'iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, uba ugomba kuzimya ari amatara maremare y'ikinyabiziga kugira ngo adahumisha urumuri rw'amatara y'ikinyabiziga cyawe. Amatara yawe maremare ataba yahumisha undi muyobozi ugiye kubisikana nawe, bikaba byamuteza ibyago. Rero ugomba kumanza ukazimya ayo matara mu gihe ugiye kubisikana cyangwa ugiye kunyura ku kindi kinyabiziga, ukamanza ukazimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo rero udateza ibyago. Ndakeka ko ramaze guhitamo b, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, ndakeka ko ramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kirabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi, ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Amaze kureba ibiki?
aravuga ngo umuvuduko w'abanyamaguru, mbega ngo ubugari bw'umuhanda, sega ngo umubare w'abanyamaguru, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo ntabwo bwatuma anyuranaho adateje inkomyi, aba yanyuranaho ariko agateza inkomyi. Rero ubugari ni butoya, ubwo birumvikana ni umuhanda mutoya. Rero umuyobozi w'ibinyabiziga aba ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira. Ibihe? Iravuga ngo umuvuduko w'abanyamaguru, ukareba se abanyamaguru bari kugenda gahoro, bari kwirukanka, mbega ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda ungana ute, sega ngo umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru bangahe, hari umwe cyangwa hari benshi, mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A akaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora, uba ugomba kumanza wareba hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo, nta gihe na kimwe umuyobozi w'ikinyabiziga aba yemerewe kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Ubwo yakanyuramo bo bakaba bari guca he. Niyo mpamvu A atari igisubizo cy'ukuri, B atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C atari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Birabujijwe kuba wagenda ugafata ikinyabiziga cyawe ugakora ibindi bitara ukagenda ugashyira ku kinyabiziga cyawe, ntabwo biba byemewe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ayahe matara? Iravuga ngo amatara ndanga, mbega ngo amatara ari imbere mu modoka, sega ngo amatara ndangaburumbarare, naho deka ngo ibisubizo byose nibyo. A ni igisubizo cy'ukuri, amatara ndanga, B ni igisubizo cy'ukuri, amatara ari imbere mu modoka, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo, amatara ndangaburumbarare. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Ari amatara ari imbere mu modoka, ushaka wayagira umuhondo, ushaka wayagira icyatsi, ushaka wayagira umutuku, yo ntabwo biba bibujijwe kuba wakora andi matara ho ubu byemerewe. Ndakeka ko mugenda mu binyabiziga bitandukanye, ukajya mu kinyabiziga kimwe ugasanga harimo ay'umuhondo, ukagera mu kindi ugasanga harimo ay'ubururu. Rero ari amatara y'imbere mu kinyabiziga yo ibyo ntabwo biba biyareba. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri kibaye B. Ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro, ndakeka ko waramaze kugihitamo. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari giharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ese aba afite amabara asute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Iravuga ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. Iyo bavuze ngo amatara yera, ni nk'aho baba bavuze ngo amatara y'umweru. Hari abantu bavuga ngo itara ry'umweru, ariko kuvuga ngo amatara yera no kuvuga amatara y'umweru byose ni kimwe. Mbega ngo ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, baba bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. Deka ngo ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese waramaze guhitamo C? Ese waramaze kuyandika ku gapapuro? Niba utari wayihisemo n'ikigaruka ntikizakunanire. Bibutsa ko kode ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0788 936 26 dugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko, ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu ishuri cyangwa uri hafi gukora, ufite iminsi mike, uduha amasaha menshi tukakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare, ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe
ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga kimeze kiba gifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera runaka, ugasanga velomoteri ifite ibyumvikana muri metero 20, ugasanga ipikipiki hari ukuntu ibikoresho byayo by'ihoni byumvikanira mu ntera runaka, ndetse n'izindi modoka mugenda mubibona ntabwo biba bifite n'amahoni anganya imbaraga. Rero ngo ariko hari ibinyabiziga ngo bishobora kugira ihoni ridasanzwe ku buryo kiba cyavuze ihoni ugahita umenya ko hari ikintu kibaye, ugahita umenya ko mugomba kwitonda. Iyo honi rero ni ibihe binyabiziga? Aravuga ngo ibinyabiziga ndakumirwa. Mbega ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda. Sega ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10 cyangwa kuvuga ngo metero 2.1 ni kimwe, no kuvuga ngo 2.10 no kuvuga ngo 2.1 ni kimwe. Murabizi zeri iri inyuma y'akadomo ntabwo ibara. Deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Impamvu babivuze hari kuri C ngo hano bavuze metero 2.10, rero bashobora kuguhereza ngo metero 2.1, ugasanga uvuga ati kino kibazo manza atari cya kindi nabonyeho kuko bampaye ngo n'igice kimwe, kandi kuvuga ngo 2.10 no kuvuga ngo 2.1 aba ari kimwe. Murabizi zero iri inyuma y'akadomo ntabwo ibara iyo nta wundi mubare ukurikiyeho. Hano abona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Isandiso cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cyanya cyo nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa ndetse n'ibinyabiziga bikora ku mihanda. Ese waramaze guhitamo D? Ese waramaze kuyandika ku papuro? Ndakeka ko waramaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Dukomeje n'ikibazo cya 9 kirabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza, kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Mbibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo ikizame cyose nshyizeho, kugira ngo isomo ryose nshyizeho ujye uhita ubibonera ku gihe, ukanda aho hantu handitse ngo subscribe. Murabizi ndi gukunda gushyiraho n'ikizame kiri kuba n'ikibazo kiri kuba cyakunze kubazwa, kugira ngo ujye urahita ukibonera ku gihe, ningishyiraho bahita baguha notification ukirebe, nugerwaho wenda kikaza mu kizame cyawe uhita ugikora, ukanda subscribe hasi. Aravuga ngo agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. Mbega ngo ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rishije. Sega ngo icyapa cya kera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Ndeka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, ndakeka ko maze kubimenyera. Bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisozo cy'ukuri, B ntabwo ari igisozo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Ikibazo gikurikiraho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni aravuga ngo toni 12, B kavuga ngo toni 16, C kavuga ngo toni 10, naho D kavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. Rero mba ngomba kubivuga kugira ngo niba ajya kubihindura wenda bakaguha kino kibazo bahinduye zino toni mu biro, uzahita umenya igisozo cy'ukuri icyo ari cyo, niba kirimo uzahita ugikora. Mbibutsa ko ndi kubategura amasomo, ngende bategura amasomo kugira ujye tuyabonera ku gihe. Rero ukanda subscribe aho hasi. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni A, toni 12. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, zino kaburimbo tugendamo, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande 3, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze. Murabizi ikinyabiziga niba utwaye imodoka ikagupfira aho iri mu muhanda hagati, ntabwo urayiterura kuko imodoka iba ifite ibiro biremeye. Ariko murabizi hari ibinyabiziga biba bifite bino byapa biburira bya mpande 3 ukacyitwaza mu kinyabiziga cyawe,
ahasigaye none ikinyabiziga cyawe kirapfuye, kino cyapa wari ugifite kino kimenyetso kiburira, ese ugishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyapfiriye? aravuga ngo muri metero 5, ukagishyira muri metero 5 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyapfiriye, mbega ngo muri metero 25, seka ngo muri metero 45, naho deka ngo muri metero 100. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe mwa bino bisubizo bine baguhaye? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, metero 25. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo B, metero 25. Ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikinyabiziga cyawe cyagupfiriyeho, ufite kiriya kimenyetso kiburira, ugishyira muri metero 25 kugira ngo kiburire abandi bari gukoresha umuhanda, kibamenyeshe ko hari icyago bagomba kwitonda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Murabizi bino bintu bikunda kubaho, ukabona umuntu yaratwaye moto yayivuyeho ari kuyisunika, wenda imupfiriyeho cyangwa ugize akandi kabazo. Ese niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kumufata nk'iki mu gihe ari gusunika ipikipiki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye rero, hitamo icy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. aravuga ngo umunyamaguru, kavuga ati ubwo ari gusunika ipikipiki n'ubona ari kugendesha amaguru, ubwo ni umunyamaguru. Mbega nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ukavuga ati nubwo ikinyabiziga cyamupfiriyeho aracyari umuyobozi w'ikinyabiziga. Sega ngo umugenzi, naho dega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mbibutsa ko umuyobozi w'ikinyabiziga n'umugenzi hari igihe babikoresheje bimeze kimwe. Rero niyo mpamvu ugomba kwitonda ukareba ukuntu ikibazo bakikubajije. Akenshi iyo bakoresheje ijambo umugenzi ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, nabwo bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko bamaze kubyitamo rero, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Nubwo ikinyabiziga cyaba cyamupfiriyeho uba ugomba kumufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo B, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wagisemo ndakeka ko kigarutse kitakunanira. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma bigenda ute? Ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku kazamuko, uko yaba yikoreye kose ku kamanuko cyangwa agacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Hano ibisubizo bine baduhaye, n'ubuhe bwoko bwa feri? Aravuga ngo feri yo guhagarara umwanya munini, mbega ngo feri y'urugendo, sega ngo feri yo gutabara, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko bamaze kubyitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Nawe wumvishe kino kibazo ukuntu bakibajije, iyo usesenguye uhita wumva ko igisubizo cyakagombye kuba A, feri yo guhagarara umwanya munini. Gute rero? Bavuze ngo imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo, niyo umuyobozi yaba atarimo, niyo umuyobozi yaba atarimo. Ucyumva ngo niyo umuyobozi yaba atarimo, ubwo birumvikana ko iyo modoka irahagaze. Ubwo rero ni feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko umvisha impamvu. Hano igisubizo cy'ukuri rero cyari A, ndakeka ko waramaze kubyitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese irihe bara? A iravuga ngo umweru, B ikavuga ngo umuhondo, C ikavuga ngo umutuku, naho D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhondo. Tuba tugomba gusa umuhondo. Tugarura muri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira ibara
ry'umuhondo. Ese wari wamaze guhitamo B? Ese wari wamaze kuyandika ku gapapuro? Ndakeka ko mugenda mubibona ku binyabiziga bigiye bitandukanye. Rero kino kibazo kiramutse kigarutse nkeke ko kitakunanira. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 15 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni A iravuga ngo kilometero 50, B ngo kilometero 40, C ngo kilometero 30, naho D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ibintu bya kilometero runaka mu saha ntabwo ugenda uri gupima ngo ugende ufite metero ugenda uri gupima, oya, ahubwo ikinyabiziga cyawe kibifite. Uri gutwara ikinyabiziga cyawe, niba waragize amahirwe yo kwicara hariya wicaranye na uriya muyobozi utwara ikinyabiziga, wabonye biriya bintu biba biri kwibara, buriya ni umuvuduko bari kurebaho abari kujya agenderaho mu saha. Hajya imbere biba bihari, ujya urareba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha, bakakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko udahindutse mu saha uraba ugiye ibirometero wenda 80. Hano rero urabona igisozo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano rero umuvuduko ntarengwa ahatari mu nsisiro kuri velomoteri aba ari kilometero 50 mu saha. Ndakeka ko ramaze guhitamo A, kilometero 50. Ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu biba bibujijwe ko wahagarara akanya kanini niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga. Hehe? Aravuga mu duhanda tw'abanyamagare, mbega ngo mu duhanda twagenewe velomoteri. Se ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, naho D nta gisozo cy'ukuri kirimo. Murabizi hari ahantu biba bibujijwe guhagarara umwanya munini. Hehe rero? Ndakeka ko bamaze guhitamo igisozo cy'ukuri hano. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A mu duhanda tw'abanyamagare na B mu duhanda twagenewe velomoteri ni ibisubizo by'ukuri. Murabizi niba ari amagare, kubera amagare ushobora kwibaza se no kubera iki bavuze uduhanda tw'amagare. Murabizi amagare aba afite uduhanda twayo bitewe n'uki, bitewe n'uko amagare ntabwo agira moteri, niyo mpamvu akunda kuba afite uduhanda twayo. Ushobora kwibaza se no kubera iki moto ye bidafite uduhanda twa moto, nuko moto ye ifite moteri. Rero ndakeka ko ramaze guhitamo C, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode zo ziri koneka waba uri hose mu gihugu, mutwandikiye cyangwa muduhamagare tubafashemo kubona kode mu gihe gitoya. 17 kabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Waba uri mu ntera runaka bagiye kuduha mwa zino ntera zo hasi, ukaba wabona n'amatara ndangacyerekezo. Ese iyihe ntera? Aravuga ngo muri metero 100, B ngo muri metero 200, C ngo muri metero 150, naho D ngo muri metero 250. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Rero ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Metero 150. Waba uri muri metero 150 ukaba wabona n'amatara ndangacyerekezo y'ikinyabiziga. Ikibazo gikurikiraho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari iki? Araba ngo inzira y'abanyamaguru, B ngo agahanda k'amagare, C ngo A na B byose ni ukuri. A inzira y'abanyamaguru na B agahanda k'amagare byose ni ukuri, naho D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ubwo iyo bavuze nta gisozo cy'ukuri kirimo, ndakeka ko twagiye tubona ibibazo byinshi bivuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Bashize kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ariyo. Ndakeka ko biramutse bije mu kizame utabigiraho ikibazo. Ndabizi neza impamvu murabitinzeho, hari abantu benshi bagiye bamamagara bakabimbazaho, akambaza si iyo bavuze nta gisozo cy'ukuri kirimo bashatse kuvuga ngo iki? Bashatse kuvuga ngo rero A ntabwo araba ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo araba ari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri rero ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B agahanda k'amagare. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ku buhe buryo?
aravuga ngo itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rihishije imbere y'umukumbi, mbega ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kubyitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cy'ukuri cyo ni ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizami cy'uyu munsi. Kirabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteho mu ntangiriro idakomeza kirangwa kigaragazwa n'ikirango. Kuvuga ngo ikirango ni kimwe no kuvuga ngo ikimenyetso cy'amabara akurikira. Kino cyapa cyerekana ko inzira giteho mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara akurikira. Kino cyapa ubundi bagishyiraho bari kugira ngo baburire umuyobozi w'ikinyabiziga ko ahantu ashobora gukeka ko ari inzira y'ubusamo bugidakomeza. Murabizi bino byapa, bino bimenyetso bimurika byose biba biri mu muhanda bibereyeho kugira ngo byorohereze umugenzi, byorohereze umuyobozi w'ikinyabiziga kuba yagera aho agiye bitamugoye, adateje ibyago kandi ku buryo butamugoye. A iravuga ngo umukara n'umutuku, B ikavuga ngo umukara n'umweru, C ikavuga ngo umweru n'umutuku, naho D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano babona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari umweru n'umutuku. Ndakeka ko mwakibonye kiriya cyapa twatangiriyeho ku kibazo, mu bibazo bya mbere. Kiriya cyapa nicyo cyerekana ko inzira giteho idakomeza, rero kiba gifite ibirango by'amabara agizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'umutuku. Ndakeka ko kino kizame dukosore ikintu kigufashije. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, cyandika muri comment. Murabizi comment zanyu zose ndazisoma. Niba uri gukora mwa kino cyumweru wibande kureba bino bizame rero kuba byakozwe, urebe biriya bintu ndi kuba na postinze rero kugira ugire ahita ubibona, ukanda subscribe. Ibindi byo nokwisa ko code zihari muri system, harimo code kugeza kuri tariki 20 n'igihe tufite naba nakwigishije waba wabikoze ukagenda ukazakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Mugire byiza, ndabakunda cyane abantu muri gukora. Mwebwe mujye murareba ikizami cyose cyakozwe, nugira ikibazo uri gukosora kino kizami cyakozwe unyandike cyangwa umpamagare kuri 0789931626 musobanure. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane, mugire byiza kandi amahirwe masa.